umwanditsi w'ibitabo, umuririmbyi, umusizi, benshi bamufata nk'umuhanzi. Rugamba Sipiriyani ni umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibihangano bye bikaba ari umurage ukomeye yasigiye Abanyarwanda n'ubu bigikoreshwa umunsi ku munsi. Rugamba yavukiye mu cyahoze ari komine Karama, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Avuka mu mwaka w'1935. Yize amashuri ye mu Rwanda, i Burundi ndetse no mu Bubiligi, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amateka. Yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika, ayisumbuye ayiga muri seminari nto ya Kabgayi, akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Yaje kujya muri kaminuza ya Bujumbura, aharangiriza icyiciro cya mbere cy'amashuri makuru. Nyuma abona kujya mu Bubiligi muri kaminuza ya Live, aho yaje gukura impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amateka. Rugamba Sipiriyani rero yaje gukunda umukobwa witwa Mukangiro Saverina, akaba yaramuhimbiye imitoba myinshi amurata imico n'uburanga. Uretse ko uyu mukobwa yaje kwicwa aroshywe mu mazi mu mwaka w'1963. Ibi byababaje Rugamba Sipiriyani cyane, kubyakira biranamugora, ariko aza kwishumbusha undi witwaga Mukansanga Daforoza. Uyu Daforoza yari nyina wabo wa Saverina bakundanye bwa mbere. Ni kuri izo nshuti ze ebyiri Rugamba yatangiriyeho guhimba ibisigo. Ibisigo twavugamo nka Amibukiro, Cyuzuzo n'ibindi byinshi. Nyuma Rugamba mu mwaka w'1965 yaje gushakana na Mukansanga Dafroze. Uyu Dafroze yari yaravutse mu 1944. Uyu muhanzi kandi yanashinze itorero Amasimbi n'Amakombe, riririmba indirimbo zisingiza Imana ndetse n'izigisha ku buzima busanzwe. Kugeza n'ubu rikaba rikiriho. Yakoze imirimo itandukanye muri leta, ariko mu myaka ye ya nyuma yaje gukurwa mu kazi igihe kitageze kubera ko atihanganiraga akarengane ko ariko kose, akabyamagana bicishije mu buhanzi bwe. Mu byaranze Rugamba Sipiriyani harimo gushishikariza umunyarwanda kuba inyangamugayo no kugira indangagaciro nyazo zikwiriye u Rwanda. Ibi ngibi bigaragarira mu ndirimbo zirenga 400 yagiye ahimba, zirimo iyitwa Ntumpeho, Inda Nini, Jya Umenya Gusaza Utanduranyije Cyane, Agaca n'izindi nyinshi. Rugamba yapfuye azize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Akaba we na Mukansanga umugore we bari barabyaranye abana 10. Muri Jenoside bapfanye n'abana babo 6, ubu hasigaye abana 4. Ubu Rugamba yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo nyarwanda ndetse akanafasha abakiri bato kumenya uko ururimi rwacu rwubakwa. Afatwa kandi nk'umutagatifu, dore ko Kiliziya Gatolika iheruka kumusabira gushyirwa mu rwego rw'abahire, icyiciro kibanziriza kugirwa umutagatifu. Rugamba Cyprien yishwe ku itariki 7 Mata 1994, ariko abo mu muryango we bamwibuka by'umwihariko ku itariki 15 Kanama, umunsi Rugamba yahisemo mbere y'uko yitaba Imana. Abo mu muryango we bavuga ko yasabye ko igihe yazaba yaratabarutse yazajya yibukwa ku munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Ubu ni ubuzima muri make bw'ikirangirire Rugamba Sipiriyani. Ndagushimiye cyane wowe twabanye kugeza ubu. Niba uri mushya kuri iyi channel, ntusige udakoze subscribe, wibuke gukanda like ndetse na share ubisangiza abantu benshi. Inkuru nk'izi nakagaruka kuri Rwanda News Updates.